Mama 23 yagose Rugari na Kibumba ahangana muri territoire ya Rucuro. Aha ubwo ni ingabo cyangwa abasirikare ba FCM 23 ndetse aho bafunze imihanda ubamwe basigaye bagenda babyihisha rero kubera iki niyo mpamvu rero FCM 23 irimo igenda ikabegera ikabyuka ikora coordination ikazingira mu gitondo igapekuwa urumva bafasha FDLR bafashe n'imbunda byanga bikunda rero izo operation nabo zarangira ni nazo zikenewe even ni batanabikora bashaka rero ko defense zibikore bazi ububasha n'abapolisi babe babikora mu gihe abandi basirikare bari kuri ligne de front byose birimo biraba mu gihe bavuga bati abasirikare nta twavuyemo ati nago biri buze gutuma iki gitero cyagabwigoma kibagirana natwe none se Kanyuka arimo arakibutsa ariko banyere gupfisha umuntu sebo bafite uruhare banyere gupfusha umuntu nabo niba bagize uruhare mu kugaba ibi bitero nose barazana babishinje guteze ariko Kanyuka nawe afite kuvuga Kanyuka saraza abashinja abafaransa kandi ari bashinzwe gukora investigation ntabwo bikunda ariko niyo mpamvu barimo babisisi ni barusisibiranya barimo barabisisibiranya ariko magashi ahubwo nge makuru nabonye nuko ngo bishoboke ubwo ngiye mu bivugwa ngo kandi uko yanze gucumbikira indasi za Tshisekedi ngo azite abakozi ba UNICEF. Ikindi cya kabiri bivugwa ngo nuko hari raporo ajya gasora zikarishe nazo zishobora kwa zari kugira iki zari kumwicisha aho ikindi cya kabiri nanone ubwo ne M23 nka kwa kundi yabagiri hari hejuru ya za sake bavugaga ngo video ko ngo yavugaga bati turi kabunambo buri twe turi kwikontrola murebe uko bimeze turi no kuryiyama n'ikirege bashiduka no ngo batazi nk'ubu bakubise ahubwo rero kubona ngoma zitarapfuye iyo ntago ari FCM 23 yarabarashe yego impamvu nanze kubivuga nuko mu makuru ariho bivuga ko ngo nashobora kuba yararashwe kigarasha Mutayomba Theogene ibi byari byaratuzengereje byabaye isi harusahuzi ubu muraje byose mu bimenye neza na kira cyaturayishimiye nacyo mu minsi mike kiraba kije biriya bigarasha byose biraje inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Mama 23 yagose Rugari na Kibumba ahangana muri territoire ya Rucuro. Aha ubwo ni ingabo cyangwa abasirikare ba FCM 23 ndetse aho bafunze imihanda aho bagapanura bagakoramo operation mu mashyamba kugira ngo hatagira ucika aho amakuru ahari ari uko hafashwemo FDLR zigera muri 5 yego ni muri Rugari na Kibumba ni muri territoire ya Nyiragongo ndabona ari ya Rucuro yego muri Rucuro hari za Rugari hose turahazi Gasaro rero ikintu utazi hariya n'ubusanzwe niho uzumva za Bukombo niho uzumva za Ndehanyomiri ya werekeza za iri wabo wafare bakenga nuko ngo hariya n'ubundi barimo bararwana intambara y'abacengezi gasa FDLR zaburiye muri Nyiragongo ziragenda zikagenda zigakora coordination cyangwa se zikagenda zigakora umurongo zifite ukuntu zihura zo mu birunga zikaba zifite n'ukuntu zihura na zira za Bukombo zikaba zifite n'inzira zicamo zikagera na Warikare ibyo bintu urabyumva yego ari naho ahantu ubona ko ugereranije Gasaro rebe igihe twatangiriye aya makuru ubona izi FDLR ziri hano mu birunga ubona ziyongera cyangwa ubona zigabanuka ziriyongera ziba nyinshi kurenza wabyumvise yego none ikintu kibabaje rero usanga babikwa n'aba baturage hano Rugari rero nahari ya hose zanuze ni intambara y'abacenze barimo barwana AFC M23 rero kubera ko kuri tuye tuyisinyara tubabwira ngo dore baduye gutya na gutya
tayari burumva batagira icyo bita cordon and search kuzingira na kupekua. Kuzingira na kupekua rero ikibazo cya mbere gihari nuko bamwe muri aba baturage aribo baduyi nanone. Yego. Niba babika imbunda, iyo batabitse imbunda nibo babika babandi baba bafite imbunda ba FDL. Bamanuka bakajya kuryama nijoro bagasubira mu mashyamba. Nigoma baza kwarara hari hafi ya Zanuze za Virunga nare hafi ya muri Zanuze. Urumva? Yego. Baraza bakaharara bugacya bakagenda. Cyangwa se bakahirirwa nimugoroba bakagenda. Bakajya guhurira mu bikundi by'amabandi byabo aho bajya kwiba n'iki byose. Yego. Ariko kuba bafashe uyu mwanzuro. Urumva hari ukuntu biraye. Reka tujye dukora icyo dukome n'ingasire. Bamenya yuko abasirikare benshi bari imbere kuri ligne de front. Bityo rero gufata abasirikare ba FCM23 ukabarunda mu kagari no mu murenge waho wenda tubyite gutyo muri localité muri nuze za bafite ibizina ntajya nkunda kwibuka cyane. Yego, nta kibazo bazatubwira muri comment. Biba bigoye cyane. Uko kubera iyo mpamvu rero usanga position zabo ziri ahantu hangombwa. Bityo rero FDL ahandi zisigaye ugasanga ziri monogoza. Ziritwara uko zishaka. Ziri degembye. Zikinjiraho zishaka zigasaburaho zishaka. Yego. Buri ikikubwira ibyo. Nta muntu wava hano Igoma hari ubwo bw'abatutsi ngo agende arare nk'ahari ya Rugari. Yego. Barara bakwisha. Abaturage ba Rugari na Rugari bafite ko babanye na FDL. Bafite ko babyumvikanye. Yego. Urumva? Kandi bamenya ko babatangiye amakuru undi baraza bakakwica. Uzareba iyo baje kubera wenda bari mu niki abantu bari mu nzego zimwe na zimwe bagiye babona amahugurwa ya FCM23. Ibyo rero byaje gutuma abo ngabo bagira ibibazo bikomeye cyane kuko iyo baje kwica nibo baheraho. Ubamwe basigaye bagenda babyihisha rero kubera iki? Niyo mpamvu rero FCM23 irimo igenda ikabegera ikabyuka ikora cordon ikazingira mu gitondo igapekua. Urumva bafasha FDL bafashe n'imbunda. Yego. Byanga bikunda rero izo operation nabo zarangira ni nazo zikenewe even ni batanabikora bashaka nariko defense zibikore bazi ububasha n'abapolisi babe babikora mu gihe abandi basirikare bari kuri ligne de front. Kwibi byose birimo biraba mu gihe bavuga bati abasirikare ntabahari bari kuri ligne de front. Yego. Ariko bakakubwira ko naba M23 bagomba nabo kugira iki kuba maso bagacana ku maso bamenye n'umuturage ubitse mu FDL. Hakaba bagira iki bagira n'ibihano bakora bashyiraho bati kuko niba kugeza iyi saha bagaragaza yuko abaturage nabo bashyigikiye FDL bati biracyagoranye ko iz FDL zishobora kuba zashiramo muri uyu bice. Zashiramo gute kandi zifite abazihisha? Niki juste bani byo bavuga ko M23 nayo hari ikigomba gukora mu baturage ikabashyiraho n'ibihano. Hati umuntu uzajya ubika FDL tukana mumenya azajyanishwa ikiniki. Ahubwo bujye babamanikare none se ari FDL ruguze ibintu yakora. Uguze ibintu yakora ari FDL. Uzabaze. Hira umutwe ushyira hariya. FCM23 rero nabo bubahiriza ngo amategeko y'intambara ntibagire ikintu bakora. Ariko buriya bakaba bafata nko mu FDL igitwe bakakimanika hariya. Nabandi rero bakaba bizi ko anytime ariko bizabagendekera. Yego. Ariko rero kugeza uyu munsi kubera nta FDL urahanwa ngo bigaragare niyo mpamvu ubona nyine bikorera ibyo bishakiye. Bwana Magashi aho kuva ngo kwisaha za 4 z'ijoro iri joro ryashize byagiye binagaragara ko muri uyu mujyi wa Uvira hariyo abayobozi benshi ba Kinshasa ndetse n'abasirikare bakuru ba FARDC ariko n'ubundi bakomeje guhingira Bujumbura. Ese ngaho tureta twibaza iki kibazo kuko mu minsi yashize urabizi ko bari batangiye guhunga. Bamwe bati urugamba rushobora kuba rugiye gutangira muri uyu mujyi wa Uvira ati cyangwa se agahuka gahora n'umunyutsi niba batangiye guhunga. Urabizi ko mu gihe cyashize ino M23 ifata Uvira ari uko byatangiye bitangira abantu bahunga abayobozi bahunga uriya mu gavana wa Purusi bajya Bujumbura bakagaruka n'ubundi birangira M23 icakiye ino Uvira. Ubundi ntago turi bwibaza ngo ni ikibazo cy'igihe gusa. Hari abantu basomera urwandiko mwibahasha. Yego. Ariko nawe urebye paniki ikindi cyakabiro kareba uburyo nabo bagiye kwiyahura kuko urumva nyine ni ukwiyahura ni nko gutema igiti ukicayeho. Yego. Gufata BM21 ukayishyira hari handi rya zina wahoze unyitanire Kabunamba. Kabunamba
ugafata iriya mbura ukayishyira Kabunawe, Yego. iyindi ukayishyira Kiriba, iyindi ishyira Kawesi niba ari Kawesi. Yego. Tayari wowe wabikoze, abari inyuma yawe babibonye ko iyo mbunda anytime bari buze kuza bayishaka. Niba bayishaka rero baraba bageze ku bandi bantu batari ngombwa. Niyo mpamvu rero ba Perusi baba baciyeho kare. Perusi barayaciyeho kare, agiye gutangira kujya arari Bujumbura, wenda aza yikoze. Mu minsi yashize byagaragaye ko Perusi ari kurara n'ubundi cyane. Yego, kuva ku itariki ya 17 Perusi ari kurara n'ubundi Bujumbura. Ubwo nyine nuko nguko bimeze, nabo babibonye, amarenga baba bayabonye. Baba bayabonye rwose, isaha n'isaha baba bazi ko ibyo barimo bakora ni kwa kundi bavuga ngo igikoba cyagize gute kikururiye amakara. Rero iki gikoba cyitwa FARDC gikurura amakara hariya muri biriya bice, ni ikibazo gikomeye cyane. Yego. Ndimo ndazana inkuru Yego. Ikigarasha wowe ndebera update umenye ko nyifite nayibitse. Ikigarasha cyitwa Mutayombya, niba ari Mutayombya, ndaje nkidarape hano. Mutayombya. Uruva ndaje nkidarape hano. Wumva ibibazo baba barimo guhura n'ibi bigarasha. Buriya rero ngo nta muntu n'umwe uzahemukira u Rwanda ngo bimugwe amahoro. Ndabona na Lawrence Kanyuka yanyujije ku rubuga rwe rwa X akagaragaza ko itangazo rya sosa ari ikinyoma ryahimbwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ati ndetse bikaba ari no mu rwego rwo kwibagiza abantu igitero ingabo zabwo zagabye Goma ku itariki ya 11 Werurwe uyu mwaka turimo 2026. Barimo barajisha bavuga iki? Ndetse aho yongeyemo Kanyuka ashimangira ko nta binyoma bishobora gutuma iki gitero cyiciwemo Umufaransakazi Karine Buise wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF kibagirana. Yego. Sinabikubwiye kubera iki kibagiranye nuko atari AFC M23 yagikoze. Niyo mpamvu kirimo kibagirana. Ariko Kanyuka nari kuvuga uti ibi ngibi byo kujijisha barangaza abantu ko Bukavu bari kwigenzura twavuyemo, ati nago biri buze gutuma iki gitero cyagabwa Goma kibagirana. None se Kanyuka arimo arakibutsa, ariko banyere gupfisha umuntu sebo bafite uruhe ruhare. Banyere gupfusha umuntu nabo niba bagize uruhare mu kugaba ibi bitero. Yego. None se barazana babishinje guteze. Ariko Kanyuka nawe afite kuvuga. Kanyuka saraza abashinja abafaransa kandi ari bashinzwe gukora investigation. Ntabwo bikunda. Ariko niyo mpamvu barimo babisisi ni barusisibiranya, barimo barabisisibiranya. Ariko Magashi hari ikintu benshi bahuriyeho nanjye arico nemera, batabazungu ni bavuga ariko bazukuri. Niba uriya mugabo yitwa Remarquis, Bruno Remarquis, yaragiye akabicarana na Nangi Goma, ati ni ikigaragaza ko bo bazi umuntu wabiciye iki umukozi wabo. Ati kuko nago wavuga ngo M23 yisha umukozi wabo bicaranye Goma. Ati ahubwo kuko nabanye agaragaza ko ngo bagikora iperereza, sibyo? No Bruno Remarquis ati ni ikigaragaza ko M23 basa naho yo iki gitero batayigikekera, sibyo? Turi kugendana. Ndakumva. Rero none se Maga ntago wabanyiciye umuntu njyewe nawe twicarane. Sikubyemera se? Hago uri kumva icyo nshatse ntarabona ubutabera twakwicarana guteze. Nibyo nyumva neza. Bruno Remarquis ejo ndicaranye nabananga muri Goma. Sibyo? Bimo kwicarana bari no gukora iperereza. Ari byo benshi bagarutseho bati ese niba abazungu iki gitero nkuko Tshisekedi avuga ko cyagabwe na FCM 23 gute ko yakicarana nabo? Ibi ngibi ni bigaragaza ko bazi uwabiciye umuntu. Kuko ntago bagigoma bazi ko bicarana ari bicaranye. Yego. Ari bo biyabiciye umuntu. Yego. Babazi ko nabo bari bubice. Yego. None se ibintu ariko se ibi nagaragashishwa rumuri. Ahubwo abazungu bazi ukuri ahubwo nuko batakuvuga. None se barivuga se gute bo nta cyabagira. Nakisegedi nta cyaha afite ko afite mu y'agaciro. Icyaha gifite u Rwanda rwirinda. Icyaha gifite AFC M23 yirwanaho ikarwana ku baturage. Nibyo nta wundi ufite icyaha, nta munyamerika ufite icyaha. Munyamerika yemere gutera igihugu ashaka akanafuta perezida wa Venezuela. Yemere kurasa muri Iran hubu amasasu ibihumbi n'ibihumbi. Ariko nta wundi muntu wemerewe kwirwanaho. Turimo
urumva turumvikana kugendana nta wundi muntu abafaransa bagize uruhare muri kiriya gitero cya drone niba bazi komanengaga bari Kisangani ibyo bintu birazwi niba bari muri investigation niba baje hariya iyaba ari AFC/M23 yishuriye muntu ntago bari abafaransa bari kuzari Justement nibyo benshi bavuga none se wabuza gukora ikizi muri negociation yose kire buriya ahubwo barimo baraza kuvuga ati ariko se mwatubabariye ibi bintu nimo kubaza kubivuga no kubishyira hanze niyo mpamvu rero Kanyuka yabisubiyemo mwatubabariye ibi bintu mukabireka mukabyirengagiza ko twakoze mistake tutari tuzo dushaka kwica uwo twashaka kwica ntagariwe twishe ibintu ni mu byirengagiza dukomeze ngiye simpamya ko uriya muzungukazi bamwishe batabizi ko ari we bishe Maga babimenya gute reka nkubwire impamvu drone urabizi kundusha ijya guhaguruka yapimiranyije ngo iyi drone iragwaha ni kubyemera ntago ntekereza ko yari kujya kugwa kuri uyu Karine ngo bari gushaka abayobozi ba AFC/M23 ahubwo nge makuru nabonye nuko ngo bishoboke ubwo ngiye mu bivugwa ngo kari uko yanze gucumbikira inasi za Tshisekedi ngo azite abakozi ba UNICEF. Ikindi cya kabiri bivugwa ngo nuko hari raporo yajyaga sora zikarishe nazo zishobora kwa zari kugira iki zari kumwicisha aho mu kindi cya kabiri nanone nuko hari acumbitse bakeka ko harimo abandi bajyanama ba Kabila bari hariya rega nabyo nuko bisi nabyo birashoboka ariko sinekereza ko uriya muzungu atari muri target kuko nagwambwira ngo iriya nzu drone yagiye kuyigwaho itazikari no mu Faransa kazaba sebera bidrone ko bajya bona bijaminga babijaminze AFC iracyafite akazi kikaburaho kitibisasu kikabitaho kibura AFC iracyafite n'akazi pe nibyo bakubwira bati muri Goma M23 sabwa kuba maso ati kuko bitabaye ibyo ati ibintu biraza gusubirira udubi ibintu birakomereka gasa ibintu uko abantu tubifata na urwego biriho birarenze birarenze kabisa kuko wanabanye ko hari n'umumotari wafashwe muri Goma arabibonye uriya motari akora nk'umumotari usanzwe bakubwira ko benshi mu bamotari bakorera umugabo witwa Tshisekedi muri uyu mujyi wa ziriya motari harimo za FDLR zijyana amakuru nizo zigenda zireba ahantu hose abamotari hano bahabwa amafaranga ariko buriya AFC/M23 agukuramo amakuru atese ugiye he utuye he ese ko M23 kuyobora ngaha ubibona ute bamenye ko gushyigikiye M23 tayari bagomba gutanga amakuru ejo ukabibazwa harakubwira bati abamotari bigoma bamwe muri bo ati umuntu asiga batega afite ubwoba ngejo ndi ku Gisenyi urabizi haka nambwira ati iyo ugiye igoma umumotari agatajya kubuzanaho ngo asari Tshisekedi ari M23 aturaceceka kuko ubuzi neza aho iyo raporo ishobora kugera cyane rero M23 cyari birebire kabisa Maga acyari birebire akanyuma nanasorezaho nuko mbona hari video yasohotse y'abangoma nzito aho bari bagiye muri Kabunambo aha ni muri Plaine de Ruzizi bafata inka y'umuturage barayibaga harangije barayirya bakimara ku aha ngaba babeshyaga ko ino Kabunambo ngo bayirimo yego botsa inka barayirya bashyira mu groupe ya WhatsApp ariko amakuru yagenda gavugwa avuga ko ashaka ko hari abo barashe muri abo ngabo bari kubona uyu mugabo witwa Ngoma Nzito bakaba ngo bari kuvurirwa mu bitaro bya Uvira bamwe ashaka no kuba bari bujyanwe muri Bujumbura urumva bari kwikina ko Kabunambo ngo bayirimo birangira nabi tumva ari nahanasoreza nuko byagenze nuko byarangiye ko byagenze bari umupfu nuko nakadebande yagiye yes none se Makanaki ubwo ni gute agera hari agasubirayo Makanaki Ngoma Nzito nako Ngoma Nzito Ngoma Nzito yageze Kabunambo atese ntago nabyumvise neza bo bacaginze nk'umuturage yego barayirya bayirereye Kabunambo neza cyane ukujijisha ngo ni muri Kabunambo iyo video uze kuza kuyimbaza ndaza kuyigwaho ko hanyuma film irangira ite irangira nyine ngo harabo barashe ubwo ne M23 nka kwa kundi yabaga iri hari hejuru ya za sake bavugaga ngo i video ko ngo yavugaga
bati turi kabunambo ubu twe turi kuyikontorora murebe uko bimeze turi no kurya inyama n'ikirenge bashiduka rero ngo batazi ngo bakubise ahubwo rero kubona ngoma zitarapfuye iyo ntago ari AFC M23 yarabarashe yego impamvu nanze kubivuga ni uko mu makuru ariho bivuga ko ngo nashobora kuba yararashwe nibivugwa ibi bintu rero ndaje mbigukurikirane buriya mfite umuzarende buvira wa danje aya makuru ndaje nyakuzanire neza aho ngaho rero twari muri biravuga ariko mu kanya turabazanira amakuru bakunze ba Gasaro n'Amagashi rero utarasoza reka mvuge iyi nkuru umugabo w'ikigarasha wabaye wose niyo ufite sinshaka kuvuga izina rye witwa Theogene Rutayomba Theogene Rutayomba uyu yatwaye amafaranga ya bataliyani yose ni igisambo ni muri bya bigarasha biba muri Amerika byirwa bituka RDF iki kigarasha rero cyaje kuba gifatwa ubu kikaba kiri muri immigration hari intuze hari ishami ry'abanyamerika ryitwa Immigration and Customs Enforcement IC no kuvuga ngo rero uyu mugabo yaje kubafatwa uyu mugabo rero urumva kuba urumva yarashaje arimo gutwara amakamyo muri Amerika bivuga ko ashobora kuba yafashwe yasinze kandi yafashwe wasinze muri Amerika barakudipotinga abantu bashobora kubyuka bakagira ngo ni RDF yamufatishije cyangwa iki wapi iyi nkuru y'iki kigarasha rero Magashi TV abantu bampamagaye bo muri Amerika ngo nyifate murabona rero narindi ahantu hatari network werekera ahantu turi nano wahamenye narindi ahantu network azari nyeya mu mbabarire ayo makuru niyo mbonye uwitwa Theogene Mutayomba akaba yamaze gutabwa muri yombi andi makuru iki kigarasha cyahoze ari majoro hano mu Rwanda ndaza kuyabaha neza cyane ariko yacakiwe arimo arakurikirana ahantu se abantu ntago bamenya ahantu turi barumva ariko ko twaje no mu iyo nkoni se kutababwiye iyi nkoni se nyine nabo barabyumva nyine ku cyumweru hari igihe umuntu agenda akajya mu nka wangabiye nka we uzongera ungabire uwampaye nkayineza mwiturane indura iragira cyane mu rwuri tashyira nduwangabiye inka we ndacyamuta ase umugabo karugambo wangabiye inka we ndacyamuta uraho mutabazi wangabiye inka we ndacyamutashya wangabiye inka we uzongera ungabire uwampaye naje rero mutabazi yampaye inka yabare tata uri umuzarendo ukubise oya nkubise abadayimoni dayimoni yo kudatungira apfuye hari umuzimu uba wapfuye uzi umuntu w'umugabo kwiteza akaguha inka inka rero rwose nagabanye Magashi Gasaro ndagushima n'abagenzi bawe ko mwamerekeje thank you so much Magashi waje gukura ubwatsi rero turi ahantu mutamenye tubahaye update nuko yego ndumva ari ibyo ngibyo Imana ibaho umugisha murakoze cyane abakunzi ba Magashi TV abakunzi ba Gasaro TV mukomeze murambikeho ndaza kubazanira amakuru ya kiriya kigarasha Mutayomba Theogene ibi byari byaratuzengereje byabaye isi harusahuzi ubu muraje byose mubimenye neza na kira cyaturayishimiye nacyo mu minsi mike kiraba kije biriya bigarasha byose biraje bisobanure sawa murakoze cyane hasta la vista thank you ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo by'akarusho kandi gushyiramo vitensi ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi si ibyo gusa kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe
hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars ntago zicuza.